Ibintu bitanu byangiza amabere. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bitanu byangiza amabere. Ese nawe kino kibazo waba warakibajije? Impamvu umuntu mungana amabere ye yaguye imbere y'ayawe, akenshi mukamukekera uburaya cyangwa n'izindi ngeso mbi? Uyu munsi ngiye kubabwira impamvu eshanu cyangwa se ibintu bitanu byangiza amabere kandi cyane. Mu gihe uri kubikora ushoboye kumva ko ntacyo bigutwaye, ariko ibintu byangiza amabere cyane. Bahaye ikaze muri kino kiganiro. Ndabashimiye kuba mwakurikiranye Sharif TV. Njye mugiye kubana muri kino kiganiro nitwa Sinamiyo. Iki kiganiro ndi kugusaba gutega amatwi neza kugira ngo tugendane ijana ku ijana. Aya makosa cyangwa bino bintu tugiye kuvugaho, abantu benshi barabikora cyane, ariko abenshi babikora batabizi. Ariko wowe niba ugize amahirwe yo kumva iki kiganiro, ntega amatwi paka kirangiye. Ndagusabye ntega amatwi paka kirangiye, kuko kirarangira umaze kwibona ko nawe urimo muri bano bantu. Tubikora benshi tutabizi, ariko ni ibintu byangiza cyane amabere. Mbahaye ikaze. Niba ari ubwa mbere uje kuri ino channel yacu Sharif TV, kanda subscribe. Niba wari usanzwe uhari, kanda like and share. Umaze kubikora ndabashimiye. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu byangiza amabere. Ibintu bitanu byangiza amabere. Uyu munsi nicyo kiganiro tugiye kuganiraho. Mbibutsa neza ko ikiganiro turi ni muri Hita mu Buzima Wishimira. Ndabasuhuje. Burya amabere ni igice cy'ingenzi kandi gikwiye kwitwarwaho. Si ubwiza gusa agaragaza, ahubwo afite akamaro karenze n'ako watekerezaga. Ku babyeyi mwibuke neza ko amabere ashobora kugaburira umwana hagati y'ukwezi kumwe kugera ku mezi 6, cyangwa hagati y'umunsi umwe kugeza ku mezi 6 ubwo batangira kumuhereza ifashabere. Bivuge ko ibiri byihariye ku ntungamubiri nyinshi cyane. Abamama murabizi, abakobwa namwe murabizi ko amabere ari mu gice gikurura abagabo cyane, kibongerera ubwiza. Bivuga ko amabere ari mu gice gikurura abagabo cyane, cyangwa se ni igice kibongerera ubwiza. Abakobwa murabizi cyane ko amabere ni igice kibongerera ubwiza. Biri mu bice byongera ubwiza abantu bitagira ingano. Kandi bivuge ko amabere ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Bivuge ko niba amabere ari ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, hari amakosa 5 dukora. Kugira nyumve neza, hari ibintu 5 byangiza amabere kandi twese tukabihuriramo, abenshi muri twe tutanabizi, tutanabishaka, ariko bikirangira twibajije impamvu bitagenze neza gutya cyangwa se bikimeze gutyo. Amabere ari mu bice byangirika nk'ibindi byose. Niyo mpamvu ngiye kubabwira ati iyi kiganiro cyumve paka kirangiye. Ndabashimiye. Bahaye ikaze.
Ikintu cya mbere cyangiza amabere ni ukuryama wubitse inda. Niba uri umukobwa, uri umumama, uri umwari n'umutegarugori, iki kintu turagikora cyane akenshi tutazi n'ingaruka zacyo. Kuryama twubitse inda. Iyo uryamye wubitse inda, amabere yawe uba uri kuyabangamira rwose. Si ukuvuga ko ari bibi, ariko ntimuzajya mubikora mu gihe kinini. Iyo ubikoze mu gihe kinini byangiza amabere cyane kandi ku rwego rwo hejuru. Kuryama wubitse inda bishobora kugukurira akaga gakomeye ku mabere yawe, aho ushobora gusanga umwana wa 15 mushobora guhura ukabona afite amabere nk'ay'umukecuru w'imyaka 70. Kuryama wubitse inda bishobora kuvubura imisemburo yo gutuma akura cyane, agakora ku rwego utari ushaka. Ku rwego utari ushaka, ku buryo nawe wibaza ukuntu angana n'imyaka yawe bikakuyobera. Kuryama wubitse inda ni bibi cyane, bishobora kugukururira ko amabere yawe ashobora kugwa mu gihe gito, ukaba umeze nk'umuntu wabyaye kandi utarigeze unabyara, bikayakwangiriza. Bivuge ko icyo kintu rero ntuzajya ugikora. Niba ugiye kuryama, byaba byiza uryamiye urubavu rw'iburyo cyangwa urw'ibumoso, cyangwa ukaryama ugaramye. Ibyo bintu bizagufasha cyane. Ibyo bintu bizagufasha. Uryame ugaramye cyangwa uryame ureba ku ruhande. Aho kuryama wubitse inda, ntuzabikinishe igihe kirekire. Ni bibi kubikora igihe kirekire. Ikintu cya kabiri, ni ukunywa itabi. Kunywa itabi bishobora kukwangiriza uburyo amabere yawe akuramo cyangwa se imisemburo yayo. Nk'uko mubizi, ibihaha biba biri hagati y'agatuza. Bivuge ko ibihaha n'amabere ni ibice byegeranye cyane, bishobora kwanduzanya cyane. Niyo mpamvu rero kunywa itabi uri umukobwa bishobora kukwangiriza amabere rwose 100%. Kuri iyo ngingo nabagira inama y'uko mutajya munywa itabi. Kunywa itabi bishobora gutuma umwana wawe cyangwa se umuntu wonkeje wanyweye itabi ashobora kugira effect cyangwa se ingaruka bitewe n'uko wamuhaye itabi mu mabere nawe ukabikora utabizi. Ikintu cya gatatu, ndakubwiye ngo icya gatanu cyo kiragutungura kuko ni karundura. Ni icy'abantu benshi twisangamo. Ikintu cya gatatu rero ni ukujyana amabere ku murasire w'izuba, cyane ni ukwambara imyenda mitoya ituma amabere araswaho n'izuba. Izuba ryangiza amabere cyane mu gihe utayasize amavuta byibuze agabanya imirasire y'izuba. Amavuta agabanya imirasire y'izuba
Amavuta agabanya imirasire y'izuba azagufasha cyane mu guhangana n'iki kibazo. Burya izuba rishobora kutwangiriza amabere mu gihe wayanitse hanze, cyangwa se mu gihe wambaye akantu gatuma agaragara. Izuba rishobora kuyangiza, cyangwa se mu magambo make izuba rirayangiza. Rero mbagiriye inama cyangwa se nkugiriye inama, mu gihe ugiye kujya ku zuba ujye upfuka amabere yawe. Mu gihe udashaka kuyapfuka, inama nakugira nziza kandi ihebuje, jya uyasiga byibuze amavuta ashobora gutuma imirasire y'izuba atayageraho, kubera ko mammary gland ishobora kwangizwa n'izuba cyane, cyangwa se imisemburo ikoreshwa n'amabere cyane ishobora gutuma amabere acika intege. Bivuge ko ashobora kuba ahagaze ariko izuba yayarwaho nayo akagwa. Bivuge ko iki kintu ugomba kucyitondera neza. Ku myambaro yacu twambara iri kosa dukunze kurirwamo cyane, ku buryo usanga nawe ubwawe ubikoze utabizi, ukanywa cyangwa se ukajya ku zuba wambaye akantu gatoya ku buryo kayagaragaza yose kandi utayasize n'amavuta. Ibyo bintu birayangiza cyane. Ibyo bintu rero nawe ugomba kukirinda. Ikintu cya kane ni ugukora imirimo ivunanye cyangwa se ubwikorezi. Abantu benshi bikorera bagahekera ku mabere. Iyo uhekeye ku mabere birayangiza cyane. Imisemburo ituma akura iradindira ndetse bigatuma bigatuma akamuka, kubera ko imbaraga nyinshi uba wazisubije mu mubiri. Bivuge ko rero ubu bwikorezi bukunze gukorwa n'abagore cyane n'abakobwa. Guhekera ku mabere birabyangiza. Iyo ukanyaze amabere cyane uhetse umwana urugero, byangiza amabere cyane. Ntabwo ari byiza ko wabikora. Ndanakugira inama yo kubyihorera. Ibyo bintu byangiza amabere cyane, bituma amabere ashobora kugwa imburagihe cyangwa akangirika mu buryo bwa genes, mu buryo yakagombye kuba ahagazemo akangirika. Guhekera ku mabere ntabwo ari byiza. Niba uri umukobwa cyangwa uri umumama, ntabwo ari byiza ko wahekera ku mabere, cyangwa waba ufite umwana ugakanyaga cyane amabere ukayababaza. Ntabwo ari byiza. Byaba byiza uhekeye hejuru cyangwa se hasi, ariko ntuhekere ku mabere ku buryo urayababaza. Ibyo bintu birayangiza cyane. Icya nyuma ni nacyo rutura, ari cyo abantu bose dukora, kandi akaba ari nacyo kibabaje cyane, ni ukwambara isutiye ntoya cyangwa inini. Muri make ni ukwambara isutiye itagukwiriye. Kwambara isutiye itagukwiriye birayangiza cyane. Kandi bisubiremo kugira ngo mbyumve neza. Kwambara isutiye cyangwa se akenda k'imbere k'amabere, isutiye nini cyangwa isutiye ntoya byangiza amabere cyane. Nongere mbisubiremo, yangiza amabere cyane, ku buryo ki ushobora kuba iyo wambaye agasutiye gatoya amabere aripfundika, akababara, ntahumeke, akagira claustros cyangwa se akamera nk'ihungabana. Iyo wambara amasutiye manini atagukwiriye nayo birayangiza, biyatera depression, bigatuma ashobora kuba yahanuka cyangwa se akaba azirikiye hasi, aba ameze nk'azirikiye hasi.
mu buryo budashimishije buyafasha kwangirika. Rero icyo kintu uzakirinde. Ubundi ikintu cyiza, jya wambara isutiye igukwiriye, ujye mu isoko ugure isutiye igukwiriye. Iyo wambaye isutiye igukwiriye bizagufasha cyane, bizagufasha gutuma amabere yawe aguma ameze neza. Iki kintu abantu benshi tukigwamo, niyo mpamvu rero ndabashimiye mwese twabanye namwe, mwese mwabanye natwe muri kino kiganiro, kuba mwagiteze amatwi paka kirangiye ni byiza cyane kandi ni n'iby'ingenzi. Wehe ikizima uva uhinduke, ntiwumve clapping cyangwa wumve bisa nk'abidashoboka. Weho umva uhinduke, hindura ubuzima bwawe, gira ubuzima bwiza. Ikiganiro gihitamo ubuzima wishimira. Iki ngiye kuvuga ni icyo cya nyuma kandi ni icy'abantu benshi dukora, ni ukurarana isutiye. Kurara wambaye isutiye ni bibi cyane, byangiza amabere ku rwego ruri hejuru. Kurara wambaye isutiye ntuzigere ubikora. Niba ushaka ko amabere yawe agira ubuzima bwiza, ntuzajye urara wambaye isutiye, jya uyikuramo. Isutiye ni nziza ko yagufatira amabere neza, ariko ni mbi kuyirarana, ipfukirana imisemburo y'amabere, kubera ko akenshi buri kiremwa muntu cyangwa se buri biremwa bikura nijoro. Mu gihe cyo gukura kwawe bikadindiza imisemburo ituma ukura. Bityo rero ndabashimiye mwe mwese mwabanye nanjye muri kino kiganiro, mbashishikarije no kureba ibindi biganiro. Niba aya makosa yarakubayeho, hari uburyo wakongera ukagira amabere meza. Niyo video iri hano kuri YouTube channel, wayisacinga ukayibona. Ciao ciao.